Yero mapipo nizere ko mumeze neza cyane aho muri kutwumvira hose no mu kuturebera amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo. Ndi kumwe n'umuhanzi mwite Dark Boy Bombo Clat Nade. Bombo Clat Nade. Ya. Ndagira ngo banze bibwira abanyarwanda ari. Abanyarwanda se. Mu buryo bwa gihanzi. Ya. Opis basaza mwe mama ikibanza nije muganga mwe mukaba barwaza abo tsinyanya ubuni nabo barwaye vugutira umuti bakigira amagayi banzi inama bamindura umwana nanjye mitamo kubabwirira mu njyana murabizi muri iyi njyana ndikibamba kumenyera no kwiyahura mu manga homi iki nicyo gihe ngo mbabwiza ukuri ubabara ajyana ikirego ku kagari ntukamenyere umuntu nemogari botsinyanya bahora mu ntonganya Dark Boy y'injyana y'umujinya banze kumva banamubigunda ariko nzi neza yuko ihereza ari mumva bahora bikina amaboko mu mifuka bahora bivuga kandi bafite imifupa bashaka kunyica kandi ndagura umuduga botsinyanya ntibansubiza kwisuka. Oh my brother yawa ubundi umuntu anyemeje ndemera cyane yawa ubundi bari hejuru apapa ya Dark Boy yawa biraca mariko yawa ni ibintu ni good hashize iminsi myinshi cyane usohoye indirimbo nta n'igihe gishize usohoye indirimbo nshyashya yitwa Kigali, indirimbo nziza cyane by the way, indirimbo ifite message itanga ku rubyiruko, ni indirimbo ifite video nziza cyane. Watubwira by'umwihariko ni indirimbo watekereje gute? Kigali man Kigali habayo hasoza hadanje urumva wenda apart from wenda yirandirimbo hari uburyo abahanzi bakora nk'indirimbo ugasanga ni nka true story ugasanga ni life muri rusange ariko abahasla man umuntu wese uri kejeri man uba ghetto wigaburira for sure bro irandirimbo niye bako byasigaragaza uburyo ki hasoza Kigali ubuzima bwaho tu ubuzima bwaho uburyo biba ari bikakazi no kuvanga irandirimbo Kigali navuse nyine ku buzima bw'abantu bw'umusore wagiye Kigali noneho wenda iwabo akaba ari mu cyaro bakaba bazi ngo ababyeyi buri ari uburyo babona umwana agiye Kigali buryo bakagira ngo afite amafaranga bakumva bakabira ngo dufite umwana ngo ubi Kigali man urumva noneho kuba dufite umwana ubi Kigali afite amafaranga kandi umwana nta mafaranga afite nubwo hasoringa urumva ya mibereho ya fake urumva noneho kuri iyo mibereho ya fake urabiza abajene dukunda ifoto sibyo nkirengagiza ibyo bintu ngiye nkakora ifoto ya danje nkayipostinga kuri stati bakavuga twa mujene ubwa postinze ifoto nziza byaciyemo yeze ko Landlord ari kunsohora man ni muri iyo sanse nyine nashatse kubijyana moto Jonathan ukora injyana ni injyana nakita injyana y'umujinya ariko bazapfa ni indirimbo iteye agahinda niko navuga, ni indirimbo y'ibihe byose, indirimbo ivuga ko abantu bazapfa. Ni iki cyaguteye gukora injyana y'umujinya by'umwihariko ugahitamo no kuvuga ngo bazapfa? Ni indirimbo ikomeje kuvugisha abantu benshi cyane, numvise abanyamakuru benshi baragiye babivugaho ati Jonathan Dark Boy ngo bazapfa. Irandirimbo se reka tubanze tuvuge ku kantu ka Dark Boy. Ubundi Dark Boy man nago gutyo uri kuvuga ngo boy tu ubundi uvuze boy hari uburyo bwa bitavugitse fresh ubundi bavuga boy Dark Boy ni King Jonathan wa Dark Boy kuri bazapfa wenda ikintu tugiye kuvugaho kuri bazapfa ni injyana yaje gutya niryamiye ni boy tu noneho icyo gihe mana abajene usibye ni nicyo gihe muri ibitse mana abajene bari kugenda baducika ibyamamare bitandukanye. Ndareba ndavuga ni sometime ngewe anytime ngenda ndabangiye ngewe nkabangiye abantu batakiri kumbona ni igiki kizatuma banyibuka tu ni igiki watanikumbukia kwa nini ubundi kwa nini bazanyibukira kuki ni kitu gani kinachowawezesha kunikumbuka urumva ndavuga ni rero ngiye kugira ngo bazanyibuke ba bantu reka nkubita ikintu reka nkora ibikorwa bizatuma ba bantu banje banyibuka ndavuga ni noneho reka ngire n'abantu inama by the way mbabwire ni twese turabizi ko tuzapfa
ariko nupfa bazakwibukira ku kintu ukuvuga ngo irandirimbo nyine message irimo no kwigisha abantu ko bagakwiye kwitwara kugira ngo anytime baramutse bagiye basa abantu batazasigara nyine babavuga nabi bazasigara bavuga ibikorwa bakoze tu Jonathan kwinjira muri muzika ni ibintu bitoroshye cyane kwinjira muri comedy ni ibintu nabyo bitoroshye cyane kwinjira muri filime ni ibintu nabyo bitoroshye cyane muri rusange ibi ni ibintu managinga mu we buryo ni ukuvuga ngo burya ibintu yari ibyawe hari uburyo bitwara nyine abantu bikanabacanga tu ni ukuvuga ngo mbere na mbere ikintu cyabanje ni muzike ayijyamo ariko muzike urabizi iri kwayaringa ubushobozi bwinshi cyane isaba ubushobozi bwinshi ndavuga ni muzike kambe nyiretse kuko nyine gukora ibintu bya danje nyine tu nyine gukora ibintu bya danje nkareba wagwan nkareba ukuntu ibintu bimeze nyine hakurya hakuno bo bigeze aho mbonye imiziki mbona bisa n'ibyanze nibwo navuze ni reka ninjire mu bintu bya comedy buriya hari uburyo biri attractive cyane kandi bizana n'abantu bidasabye gukora promotion nibwo nakubise akantu hanze bisa nk'aho ari imikino akantu gatoya cyane nifatiye gutyana na phone ngashyira kuri TikTok icyo genda byukana n'ifite followers 2,000 nabo kubabona byaranduhije cyane wana nyigashyiraho nagiye kwikanga nagashyizeho mu gitondo nka saa 2 ndebye nka saa 10 mbona akantu kamaze kurebwa n'abantu bagera mu 30,000 mpita nikanga icyo gihe none mfite n'akaraka ahantu nigishaga nyine abapeti ku ishuri urabona ko ahantu nakoreraga hari ku ishuri nyine nibese gutya inyuma mu gikari nyuma ya classe bitanga kubita itanisubirira classe none abapeti ndagenda nyine nkomeza kubagira nkomeza kubaha amasomo asoje ntashye ndebye nsanga bora agize 30,000 ndavuga ni ibintu ntago bibaho nditahira mu gitondo mbyutse nsanga 60,000 followers bahise baba 6,000 nawo ndavuga ni bya bintu birakaze ejo ndavuga ni reka nongere kiriya kandi ejo nkizakandi nabyo mbona abantu babirebye noneho ngumve ngo icyumweru cyagiye gushira ndi kuza muri class abanyeshuri bakamya ariko teacher ngo karakantu ngo wavuze ngo kagete umuceri ngo kararenze ndavuga ni bya bintu byakaze ababyeyi noneho abana bakajya bababwira bati mubyeyi urabiza abana benshi nyine ababyeyi bagira TikTok kandi mubyeyi yashaka gushimisha umwana bajya kuri TikTok mubyeyi akimanura gutya umwana yabona ngo ngo mami nguyu ni teacher wacu umubyeyi ati teacher wa kinone ati ni teacher wa English tinuye mubyeyi agahita ka downloading mani mbona bya bintu bitangiye nyine kuba big ariko ntago nari mbyiteze cyane nyine tu ntago nari mbyiteze mbona ko bishobora no kuzarabura nyine ariko nabigiyemo kugira na attracting abantu tubimfashe no mu muziki Jonathan Seka dusoza numvishe bavuga ngo uri gushakora na MC Tino ese urifuza kugera kuki muri muzika yawe by'umwari projet yanjye na MC Tino wenda nago ndi buyivugaho byinshi kubera ko iracyari muri plan usibye Katari na MC Tino mane haza nabandi nk'abakenikayi nabo dufitanye ama projet ariko reka mvuge kuziri hafi hari projet yitwa Botsi Nyanya ariyo yandi nkubisa kapera mukanya hari projet yitwa Peloso ndi kumwe n'umujene wanjye bita Mando n'umubebi bita Vanessa Skey nabona abanyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda Ibutare the projet yitwa Angelina izo zose ni projet zigiye kuza muri uyu mwaka ziri vuba cyane tu icyo nashishikariza abantu ahubwo no kwitegura bakaba ready Jonathan Seka dusoza reka tugushimire cyane ewana nanjye ndabashimiye kabisa icyo nabwira abantu abantu barebe ibiganiro byanga kandi barebe n'indirimbo zacu mani baje bazireba ni kuri Jonathan Seka bakore subscribe turabakunda cyane nago tuzabatenguha bombo platina day yes man ciao ukunda mu TV kora subscribe kugira ngo tubana umunsi kundi ciao yeah man